Rushyashya News. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyashya News. Menya ukuri. Amateka n'imiterere ya Idamange Iryamugwiza Yvonne. Idamange Iryamugwiza Yvonne ni mwene BINEGO Stephano na Mukansigaye. BINEGO akaba mwene Semutwa na Nyirahene Catherine. Bari batuye mu Karere ka Kamonyi, Umurenge wa Rugarika, Akagari ka Masaka, Umudugudu wa Kimondo. Semutwa yageze ku Rugarika aturutse mu Rutobwe mu Karere ka Muhanga, ariko inkomoko ye ikaba ari mu Karere ka Nyanza, ari naho yavuye aza mu Rutobwe. Semutwa ari umugaragu w'umutware muberuka, akanamukurikira aho agiye gutwara hose, ari nako yageze aha hose havuzwe haruguru. Semutwa yari afite abana abakurikira: BINEGO Stephano, Mukarubogo Adela, Nyirabagenzi Christiane na Mukaruziga Kirimensiya. Hari undi mwana warezwe kwa Semutwa witwaga TWAGIRAYEZU Jean Marie Vianney, yari abereye se wabo. Aba bose baracyariho uretse BINEGO na TWAGIRAYEZU bapfuye mbere ya Jenoside. Imibereho ya BINEGO Stephano. BINEGO Stephano yabanje gushakana na Mukagasana wari mushiki wa Byabarusara Rusiyane, wari umuparime ukomeye cyane muri kariya gace, wanabaye umupolisi wa komine nyuma za kuba konseye. Uyu mugore babyaranye abana babiri aribo Pelagia na Munyabarenzi. Munyabarenzi rero amaze kuba umusore yaje gupfa. Bivuga ko yishwe n'abantu bamutegeye mu nzira, bikavuga ko yabaragambaniwe na bashiki be b'umugore muto ari we Mukansigaye. Ariko bavuga cyane ko ari we waba yarabikoze ni Kayisinga Francine. Nyuma Mukagasana yaje gutandukana na BINEGO ashaka undi mugore ari we Mukansigaye. BINEGO na Mukansigaye bari bafitanye abana batanu byemewe n'amategeko, ariko mu by'ukuri bikaba bizwi neza ko babyaranye babiri gusa. Ubwa mbere babyaranye Kayisinga Francine, bataramukurikiza BINEGO atotezwa bikomeye na musaza w'umugore wa mbere Rusiyane Byabarusara, bimutera guhungira muri Kongo. Akimara guhunga, umugore we Mukansigaye yasubiye iwabo i Nyanza. Agezeyo yabyariye abandi bana b'abakobwa batatu aribo Anonsiyata, Alexia na Rose. BINEGO agarutse avuye mu buhungiro ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal, yarafashwe afungirwa i Muhanga hari igitaramo. Igihe gito bamubaza icyo yari yarahunze, asobanura ko ari umutekano muke yaterwaga na Rusiyane Byabarusara, ararekurwa. Ageze iwe yagaruye umugore we Mukansigaye, agarukana n'abana bose harimo n'abo yabyariye iwabo. Umugabo arabakira, arabarera, abagira be. Nyuma yaho babyaranye undi mwana umwe ari we Idamange Iryamugwiza Yvonne, ari nawe uvugwa muri iyi nkuru, dore ko ari nawe wabaye bucura. BINEGO n'umugore baje gupfa mbere ya Jenoside bazize urupfu rusanzwe rw'ikirago, ariko basiga abana babo ari bakuru kuko harimo abari barashatse. Nyuma yo kubura ababyeyi babo, abana bagumye mu nzu yabo. Jenoside isanga ariho bari, ntabwo bahizwe nk'abatutsi, ariko kubera imyitwarire n'amateka y'umuryango baje gusenyerwa badahari, kuko bagize ubwoba bahungira ku muntu w'inshuti yabo wari interahamwe witwa Rushogoro Jean Damascene. Uretse umwe muri bo wahungiye ahandi ari we Alexia yaje kugira ibibazo, interahamwe zimusambanya ku gahato. Abavandimwe be aho bari kwa Rushogoro barabimenya, bumvikana Rushogoro ajya kumuzana aho yari ari amuzaniwe. Jenoside irangiye, abo bavandimwe ba Alexia bituye Rushogoro gushakana na Alexia amubera umugore. Hashize igihe kitari kinini cyane rwose, Alexia yaje kurwara cyane biturutse ku ngaruka z'ibyamubayeho muri Jenoside, bimuviramo urupfu, apfana n'inda ikiri ntoya. Amaze gupfa, Rushogoro yahise ashakana na murumuna we Anonsiyata, wari waraje kurwaza mukuru we, ntibabyarana. Bigeze aho baratandukana, Rushogoro ashaka undi mugore. Ese n'icyo abaturage bavuga kuko umuryango wa BINEGO warahizwe cyangwa ntuhigwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi? Nk'uko byavuzwe haruguru, ise wa BINEGO yari umuhutu w'umugaragu w'umutware muberuka. Ibi byatumye akomeza kwisanisha n'abo kwa sebuja kugeza no mu gihe cya Jenoside. Abo mu muryango we bari barakomeje kwitandukanya n'imitekerereze ndetse n'imigirire y'abandi bahutu. Ibi byatumye bamwe mu bana be bashaka mu miryango y'abatutsi. Abo bakaba ari Kayisinga washakanye n'umututsi mbere ya Jenoside, bakaza gutandukana agashaka umuhutu nyuma ya Jenoside. Undi ni Pelagia washakanye n'umututsi mbere ya Jenoside, bakabyarana abana 8. Abo bose hamwe na se bakaba barishwe muri Jenoside, hagasigara nyina gusa. Nyuma ya Jenoside yibyariye abandi bana 2 ababyaranye n'umuhutu, akaba ari nabo afite gusa. Uyu Pelagia
kandi ntiyigeze abana n'abavandimwe be bavukana kuri se kubera ko batamwiyumvagamo, bituma arererwa kwa sekuru ari we Semutwa kugeza ashyingirwa. Ariko n'ubu avuga ko batagirana ubumwe nk'abavandimwe uretse Idamange wajyaga amunyuraho akamusuhuza iyo yabagaje ku isambu yabo aho bavuka kuko undi atuye hafi yaho. Ariko nawe yaje kugera harabireka, yanaza ku isambu ntamusure. Pelagie yavuga ko nyuma ya jenoside yabasabye ko bakunga ubumwe bakabana nk'abavandimwe kuko yabonaga gisigaye wenyine bamaze kumwicira abana n'umugabo. Abavandimwe be barabyanga, akomeza kuba wenyine kugeza ubu. Ni ibihe byihariye ku miterere n'imibereho ya Idamange Iryamugwiza Yvonne? Idamange niwe muto mu bavandimwe be. Yagize amahirwe yo kwiga amashuri yisumbuye ikansi na Musambira murekoze na kaminuza afashwe na Farge. Nyuma yo kurangiza kwiga nta kazi kazwi yakoze uretse ibiraka yakoze igihe gito muri Minagri. Idamange yashakanye n'umugabo witwa Mabumba Faustin ukomoka Ikaduha mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari Gikongoro. Nyuma yo kubyarana abana 4 baje gutandukana. Ubuzima bumunaniye Idamange ajya kuba igihe gito na mukuru we Kayisinga utuye Igikondo. Idamange yaje kujya kwikodeshereza atura Kabeza, ari naho bivuga ko yatangiriye imico mibi yo gushakisha amafaranga akoresheje uburayi, ubwambuzi n'ibindi nko kugambana. Bimaze kumenyekana ko Ingabire Victoire Umuhoza yasuraga Idamange aho yaratuye Kabeza mu rwego rwo kuyobya uburari, byatumye yimukira Kimironko mu nzu ihenze ya etage. Bivuga ko ikodeshwa amafaranga arenze miliyoni 1 y'amanyarwanda, akanarihira abana be 4 mu mashuri ahenze kandi nta kazi kazwi afite cyangwa ubundi bucuruzi akora buzwe. Idamange kandi yagaragaye mu bikorwa bigayitse bisebya umuryango avukamo nko kwambura isambu n'inzu umuvandimwe we no kwica inka ya mukuru we Anonsiyata yitwaje ko batavukana kuri se. Idamange yakomeje kurangwa n'amagambo akomeretsa uyu mukuru we aho yamubwiye ko umunani akwiriye iwaba ari isanduka zamushyinguramo kuko atigeze abyara. Mu buriganya yakoreye mwene nyina badahuje se harimo no kugurisha inzu yari yarubakiwe iwabo ku isambu n'umushinga wa Akoro Rwanda aho kuba yarubatswe na Farge nk'uko bivugwa. Muri irirari rya Idamange ryo gushaka amafaranga cyane yaje kwihuza n'abari kwisonga mu kurwanya leta barimo Ingabire Victoire Umuhoza, bakavuga ko bizwi ko yamusuraga ndetse Idamange agashaka abantu ahuza na Ingabire. Mbere gato yo gushyira ahagaragara amagambo asebya igihugu harimo n'apfobya jenoside yakorewe abatutsi, uyu mugore Idamange yagiye kwa mukuru we Kayisinga ari kumwe n'umuvugabutumwa witwa Pastor Mutabazi, abwira mukuru we ko yaraje kumusezeraho ko mu minsi mike hari akantu agiye gukora kandi ko azakabona bidatinze. Ntiyagira andi makuru amuha. Nyuma y'icyumweru nibwo Idamange yasohoye video ze ayiha umwe mu nshuti ze, amutuma kuyumvisha mukuru we nkuko yari yabimusezeranyije ko agiye gukora akantu. Kayisinga nkuko ari we basangiye ababyeyi be bombi niwe bumvikana, bityo nyuma yo kubona ibi bikorwa bibi bya murumuna we ashishikariza abaziranye nabo haba Kigali ni wabo kwivuko kudatanga amakuru nyayo mu itangazamakuru no mu buyobozi. Aya makuru yatanzwe n'abantu batandukanye barimo n'abaturanyi b'uyu muryango kuva kera, bamwe bakaba bari no mu nzego za ibuka yaho. Ni abantu bakuze mu myaka bazi neza amateka ya Idamange Iryamugwiza Yvonne n'umuryango we. Burya koko ntawunanira umushuka ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano tuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News.